yacu yaguraga $1,800,000. Iki gikorwa iryo tangazo tumaze kuryumva, management yacu ifata inshingano avuga ati kugira ngo abantu babone aho baguriza moto za electric, $1,800,000 n'amafaranga menshi. So reka tuyigabanye, niyo mpamvu twayivanye kuri $1,800 tuyishyira ku $750. Nitwa Tuyishime Muzamini, nkaba nshinzwe network cyase ibikorwa remezo bya Sipiro mu Rwanda. Ino programme twatangiye bayita Pledge Next Zero. So ino programme twatangiye yaje nyuma y'igikorwa leta y'u Rwanda yatangaje ivuga ko mu ntangiriro z'uno mwaka uza 2025 ko nta moto ya essence zongera kuba registered ari electric gusa. So tumaze kumva iyo nkuru nziza, iyo initiative leta yari imaze gutangaza ko izacya mu bikorwa, natwe twafashe ya mbere nka company ya mbere mu Rwanda electric kujya imbere muri icyo gikorwa. So moto yacu yaguraga $1,800,000. Iki gikorwa iryo tangazo tumaze kuryumva, management yacu ifata inshingano avuga ati kugira ngo abantu babone aho baguriza moto za electric, $1,800,000 n'amafaranga menshi. So reka tuyigabanye, niyo mpamvu twayivanye kuri $1,800 tuyishyira ku $750. Yego biri gukora bite? Biragoye kwinjizwa mu motiva kuri $1,200,000 birimo biragora abantu kubyumva, ariko nka management baba babitekereje neza kandi nta gihombo bishobora guteza company. So bivuze ngo moto ni $750 ni moto iri kumwe na battery noneho kuko nka ziriya za $1,800 nta battery yari irimo. Ubungu ni moto na battery, waba ufite wakongera $75 tukaguriza na charger ukaba wacagingira mu rugo. Aho mu minsi ishize nta charger twatangaga. So bivuze ngo twagerageje kugira ngo dutange moto ku bantu benshi, dutange n'uburyo bwo kuzikoresha. Niyo umuntu yaba atari mu mujyi wenda ahantu hegereye station yacu, ashobora gufata charger akazacagingira mu rugo akaba yakora akazi ke neza. Yego. Murakoze. Ino programme ukuntu iteye ni promotion. Moto zizatangwa mu hagati cyase mu mpera z'ukwa mbere nibwo tuzatanga moto za mbere, ariko ubu kirimo kirakorwa ni booking. Umuntu ubungu wifuza kubukinga moto 10, 20, 100 se 1000 se, ubu araza akabukinga moto. Ni kubukinga ni kimwe cya 10. Niba ari $750, ubukinga ni $75. Barayibukinga bakaguha akantu k'akarisiti, bamara guhereza akantu k'akarisiti ukajya kuri liste mu kwa mbere ukishyura hasigaye ugahabwa moto yawe. Yego. Ikindi kirimo nuko hari bamwe mu bazifite bavuga ko zigira ikibazo cy'uko hari igihe ujya guhinduza batiri ugasanga iyo baguhaye abayicaginze bashyizemo 40 cyangwa 50, bakaguha igice cy'umuriro bakagombye kujyamo hose, bikabaca intege bikabahombya, bigatuma bari bugende bahinduza. Icyo kintu murateganya kugikemuramo? So icyo kintu cyo nakivugaho. Ubundi muri no industry ya electric ni nkuko muri moto z'amashanyarazi umuntu ashobora kugenda avuga ati ndashaka litiro imwe cyangwa ndashaka full tank bitewe n'amafaranga yawe. So kuri station haba hari batiri zuzuye izirimo 80, 70 cyangwa 60 bitewe n'amafaranga. Tuvuge batiri yuzuye iri ku ijana twe tuyigurisha $2,100. So iyo uje uvuga ati ndashaka irimo 80 bitewe n'urugendo mfite, urumva niba batiri yuzuye ari $2,100 kuko umuriro rimwe ku ijana ni 21, urumva ufata rimwe 21 ugakuba n'umuriro baguhayemo ukaba ari wishyura. N'ahandi usanga umuntu yishyuye $5, yishyuye $3, yishyuye $1,000 bitewe n'umuriro ashaka. Ariko nanone hari imbogamizi twahuye nayo mu minsi ishize ho muri no mujyi muvoma ziratandukana. Usanga Nyabugogo ifite muvoma kurusha Remera, so ugasanga abamotari benshi bahurira cyane mu bice bya Nyabugogo. Ugasanga nka station dufite muri bice bya Nyabugogo bagira demand iri hejuru, bigasaba ko twongera capacity yacu. So nibyo twari tumaze iminsi dukora, twongere capacity mu station twari tubafite, twongera n'ama station. Ni nayo mpamvu twashyize muri no programme yindi yo kuvuga ngo abantu baje kugura tubashyiraho n'ino option yo kuvuga ngo tubagurishe na charger. Niba igeze kuri station akavuga ati sinshaka gutonda umurongo kuri station cyangwa se sinshaka ko bari buze kumereza battery tuzuye, ashobora kwicagingira battery akuzuza nta kibazo na kimwe.
ino poromosiyo ashize iminsi 2 itangiye, ntabwo tuzi ngo irahagarara igihe kingana iki. Yatangiye ishobora kumara ibyumweru 2, ishobora kumara ukwezi bitewe n'uburyo abantu bitabiriye. Yego cyane rwose, nkuko nabikubwiye, ino moto yari iri kuri 1,800,000. Ino poromosiyo ni nk'umunsi mukuru duhaye abaturage, duhaye abanyarwanda, kuvuga ngo batangira umwaka bafite imbaraga zo kwikorera, hari abamotari benshi batwaraga moto ariko atari izabo, tubahaye ubunani. So igihe gishobora kugira bigahagarika kongera gasubira kuri 1,400 cyangwa ikanarenzaho. So biraterwa n'uburyo abantu bari bwitabire muri kino gikorwa. Yego ubutumwa twari dufite ni kwifuriza cyangwa se gusaba abanyarwanda muri rusange kwitabira kino gikorwa, tukava muri bino bintu, muri zino moto zihumanya ikirere. Dufatanye nk'abanyarwanda, dushyigikire leta yacu muri kino gikorwa irimo cyo kugabanya emissions, ihumanya ry'ikirere. Tugerageje tugire green climate, tugire green energy. Byaba ari byiza dufatanyije nko muri 2025 tukazayisoza dufite moto nyinshi mu muhanda cyangwa ziri nko kuri 80% ziri green. Nicyo kintu twifuza. Moto mumaze kugurisha ariko nabyita izinga. Ubu ngubu mu muhanda dufitemo 1,300 plus. Nizo moto dufite mu muhanda zirengaho, nizo ubu ngubu dufite mu muhanda kuri no saa tuvuganira. Yego murakoze. Ni kuvuga ngo zino moto z'amashanyarazi zifite inyungu nyinshi cyane. Nk'iyo ufashe batiri yayo yikuramo amafaranga ari hejuru y'9,000. Urumva ni inyungu ikomeye cyane. Yego umwange rero nk'umumotari uyitwara, icyo gihe iyo mbonye ayo mafaranga nkafatamo umuriro nkasagura nk'ibihumbi 7, numva ameze neza cyane. Leta kuba yarashyizeho imbaraga ndayishimira cyane, kuko yaciye ibintu bihumanya ikirere muri make. Yego kuko turi muri gahunda yo guca ibintu bihumanya ikirere, ariko kuba yarashyize imbaraga muri moto z'amashanyarazi nuko ari moto itavunana, ntabwo igorana kuyitwara pe. Ni moto ya automatique, ntabwo igorana. Icyo nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri, ntabwo ivuna umugongo ube wataha wananiwe, niyo wayitwara umunsi wose ntiwananirwa. Muri buri kilometero harimo sitasiyo. Ukuvuga ngo umuriro uramutse ugushiranye ni wowe wabigizemo uruhare. Yego wowe warangaye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo piyese impamvu yabihenze ni uko wenda nk'urugero nazo piyese zazo zirakomera. Yego ishobore kuba ariyo mpamvu zihenda, kuko ni ukuvuga ngo nimba nk'iyi rotorovizeri uri kubona yuko itameze nk'izindi rotorovizeri z'ibindi binyabiziga, icyo gihe rero impamvu ihenda ni uko nayo ikomera, yakangirika kubera ko wakoze agisida gusa. Yego njyewe nitwa Harerimana Idrissa, aba ndi umumotari wabigize umwuga, icyo bita senior mu kazi. Hanyuma aba ndi muri iyi kampani yaje ijyanye n'igihe tugezemo ya Sipiro, nkaba ninge number 1 wabashije kwishyura iyi moto zigisohoka. Yaguraga ngahe? Yaguraga 1,900,000. Niyo yaguraga. Kuki se wayisuyigura wasanze hari ikirushizo iwatwaraga? Pari raporo yaho narinzi ko nabanje gutwara essence, ariko naje gusanga harimo difference nini cyane, harimo intera nini cyane, kuryo intera irimo. Par exemple nkuko nakoreshaga 13,500 ku munsi ya essence, hano nkoresha 7,000, yaba menshi 7,500. ubwo urumva ni hafi kimwe cya kabiri birenze. ubwo urumva budasabwa mbere utubwumvira aho ngaho kwanza, urumva hari amafaranga nabashije kurekipira, ubu numva meze neza, kandi ndahamagara n'abagenzi bari dusangiye umwuga yuko bakwitabira gukorana n'amashanyarazi, kuko nicyo cyerekezo n'igihugu gishaka. Abakiriya barayikunda se? Biratangaje kuko abakiriya barayikunda rwose. Ngiye sije kubabeshya muri abanyamakuru,
aho nahagarara hose moto yanjye burya baba bamaze kuyicaraho kuko serivisi inoze gutwara neza kinyamwuga smart ngira ngo murabibona irigaragaza nimubona hari moto bisangiye ubusmart mwambwira namwe nkagira icyo nongera ariko nta kibazo kabisa akazi kameze neza serivisi imeze neza yazo hano icyo waruvuze cyuko ihendutse haba haba kijyanye no kumanya ikirere ajyanye yo kumanya ikirere nta gihari deja nta kiriho kuko nta myotsi nkoresha nta mavuta nkoresha nta mashanyarazi bihurira he no kumanya ikirere mashanyarazi niyo ari muri systeme ajyanye n'icyo kirere turimo kumva kirimo guhumana kubera imyotsi kubera essence ijana ku ijana kuko ni cyerekezo cy'igihugu kandi tugomba kujyana nacyo mbogamizi se kuva aho watangiriye kuyitwara wari wahura nayo wenda aho kijyanye na batiri idashobora kurangira batiri imbogamizi zabayeho mbere zikiza ariko ubu barimo barabishyira ku murongo amabatiri arimo araboneka urumva noneho ko n'izi zirimo gusohoka n'amasharijeri agiye kuboneka kugira ngo ducaginge no mu rugo iwacu urumva imbogamizi zirimo zagenze kuko barimo barongeyeho uko moto zirimo ziyongera n'amabatiri ni karimo kwiyongera ku buryo icyo kibazo kirimo kirakemuka nta kibazo gihari turimo kugira kuko batiri ngenda yifatira ibirometero yuzuye furu 100% kandi nyikoresha ibirometero 70 kugira ngo batiri yongere nje gusaba iyindi batiri urumva nta kindi kibazo kirimo kandi ibirometero 70 ushobora kubikora hagati y'amasaha 2 n'isaha 1 n'igice urumva aba yagarutse amafaranga ni ngombwa nuru cy'abana yego nawe promosiyo yo irarenze mu bwenge bwacu ugiye mu mibare ugakora niko kuri kuko systeme irahari naga ari ibintu birimo ibintu byihishe ibintu biri wasi umuryango urafunguye si bya bintu byo kuvuga ngo no ngujyane pembeni ngo umuntu ajye kukwigisha nurangiye usange wahiye ni ibintu biri wazi open byugure ku rwego rw'igihugu abantu bose nibaza ahubwo bitabire baze banyiri mahirwe bayibona hakiri kare kuko nyuma ya promotion n'uburi subira ku giciro yari isanzweho kandi iri rimwe na 800 ariko ubu iri kuri 750 promotion bakizeho 750 urumva difference yavuyeho hafi miliyoni 1.1 birenga hani ubudasa nta yindi service ndimo kubona mu handi aho n'umwihariko z'amashanyarazi hano umwihariko nta bandi barimo kubikora barimo kuzita abazigura bose nabo mwaba baza amakuru bayabaha